ikaze bene data bavandimwe bwoko bw'Imana. Ni umunsi wo ku cyumweru nanone dufite umunezero kugira ngo tube imbere y'Imana mu buryo bw'amateraniro. Ni umunsi w'ishimwe kandi ni ukuri, ni umunsi w'umugisha. Reka n'ubundi tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko reka mbanze nifurize abanyeshuri ikaze mwaje mu biruhuko, kandi n'ubundi ndabyizeye ntashidikanya nk'uko amashimwe yabigaragaje yuko Imana yabanye namwe kandi n'ubundi yabagiriye neza. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana muri Matayo 16 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 16. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima Imana cyane rero kubera ko uyu munsi Imana iduhaye ijambo ryerekeranye n'umugisha twahawe wavuye mu ijuru. Umugisha twahawe wavuye mu ijuru. Imana ishimwe. Ku munsi nk'uyu nguyu ni umunsi duhimbaza Imana, ni umunsi turamya Imana, ni umunsi dusenga Imana, ni umunsi duhabwa ijambo ry'Imana. Byonyine uramutse ufashe ijambo ry'Imana ukaribika mu mutima wawe, ukarishimangira mu bitekerezo byawe, Imana ntabwo yabura gukora. Burya ikibazo tujya dufata ibindi bintu bitari ngombwa, tukaba ari byo dushyiramo imbaraga, tukaba ari byo dutekereza, tukaba ari byo duhangaho amaso. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkwibutse ko nufata ijambo ry'Imana ukaba ari ryo wimika mu mutima wawe, ukaba ari ryo rigenga ibitekerezo byawe, byanze bikunze Imana iraguha umugisha, kandi ibikorwa byawe bizigaragaza mu buzima bwawe no muri gahunda zawe. Ijambo ry'Imana rero rihoraho, kandi rihoraho ibihe byose. Ndashima Imana muri iki gihe bigaragara neza yuko n'ubundi icyorezo cya COVID-19 turi kugenda turushaho kugihashya, ariko nubwo turi kugihashya n'ubundi usanga yuko hari ibindi bibazo n'ubundi bigenda biza nyuma y'icyo cyorezo. Hari ibindi bibazo bigenda bigaragara biboneka. Niyo mpamvu rero uyu munsi dutekereza umugisha twahawe wavuye mu ijuru, ni ngombwa no kwibukiranya ese ibyo bibazo bigenda byiyongeranya byisukiranya no mu gihe icyorezo cyari kiri kugenza amaguru make. Noneho kumva ibiganiro by'abantu, ibiri kuvuga ubu ngubu ni intambara, ibiri kuvuga ubu ngubu ni ibiciro byazamutse. Ndetse ejo bundi nari ndi kuvugana na bamwe abari muri Amerika, nabo bakavuga ko ibiciro biri kugenda bizamuka, cyane cyane ibiciro bya peteroli. Ibyo ni ibibazo rero. Ese ibibazo biterwa n'iki? Kuko usanga yuko hari intambara hirya no hino, hari ibyorezo, hari ibiza, hari imitingito. Ibyo byose Bibiliya yarabivuze, ndetse n'umwami Yesu Kristo yagiye abigarukaho. Ibyo bibazo rero byose byatewe n'icyaha cy'umuntu cyahereye mu gihe cya Adamu na Eva. Noneho Adamu na Eva bamaze gucumura, ibibazo biratangira. Niyo mpamvu na n'uyu munsi ibibazo bikomeza, ndetse igihe kimwe ijambo ry'Imana ritubwira ko n'urusengero rw'i Yerusalemu rwagombaga gusenyuka, kandi kuko rwarasenyutse, na bugingo n'ubu ntabwo rurubakwa. Noneho ugasanga ko no kujya mu iteraniro nk'uku nguku umuntu ntahinduke, umuntu ntasobanukirwe Kristo uwo ari we, ntamwakire, nacyo ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo kitoroshye. Ibyo bibazo byose rero nuvuga ngo hari umugisha wavuye mu ijuru twahawe ari we Kristo. Uwe niwe gisubizo cy'ibibazo byose. Ibibazo byose tubona mu gitabo cya ubutumwa bwa Matayo igice cya 24, iby'imitingito igice cya 25 cyo muri Matayo, Timoteyo wa 2 igice cya 3, hose hatwereka ibibazo byo kudakundana, ibibazo byo gukunda imiya, ibibazo byo kugambanirana. Ibyo bibazo byose igisubizo kimwe rukumbi cy'ibyo bibazo ni Kristo twahawe nk'umugisha wavuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Yesu wenyine rero niwe gisubizo, niwe ubasha kutugarura ku Mana.
kuko tumaze gucumura twatandukanye n'Imana. Murabyibuka neza ubwo Adamu na Eva bari bamaze gucumura, ngo nuko Imana ibirukana muri iyo ngobyi ndetse ihashyira marayika kugira ngo batanahirahira no kugaruka kubwo gutandukana n'Imana. Ariko Imana ishimwe cyane kuko yohereje Yesu ari we Kristo, ari we wasizwe kugira ngo atubere inzira. Muri Yohana 14:6 ati nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Muri iki gihe twitegura umunsi wa Pasika, ni ngombwa cyane ko dusobanukirwa by'umwihariko nk'abakristo, tugasobanukirwa Kristo yaraje kubera iki yaje kugira gute, yaje ku bwande, yaje ku bwawe nanjye, kugira ngo duhure n'Imana, kugira ngo twongere tugarukane imbabazi z'Imana, kuko Kristo bisobanura nanone umutambyi nyawe, kuko yaraje amena amaraso ye. Tuzaba tubizirikana mu cyumweru gitaha, icyumweru gikurikira icya mashami. Ku cyumweru gitaha n'icyumweru cya mashami ni icyumweru kibanziriza Pasika, kandi kuri icyo cyumweru twebwe nk'abizera nk'abakristo icyo tuzirikana cyane ntabwo ari ukugira ngo wenda tuzane amashami menshi hano mu rusengero cyangwa se tuzane imikindo myinshi. Nubishaka uzabizane ku cyumweru rwose nta kibazo, ariko icyo tuzirikana ku munsi wa mashami ni ukugira ngo tuzirikane buryo ki kwakira Yesu Kristo tukamwimika mu mutima wacu kandi tukamukurikira. Umwami Yesu Kristo yavuze ati nimunkurikire. Numva rero ngo kuri mashami umwami Yesu ubwo yinjiraga i Yerusalemu, tuzabigarukaho ku cyumweru, ni ukuri yarashagawe ndetse baramwakira, basasa imyambaro yabo hasi, bashyira amashami yabo hasi, mbese batera hejuru bamubwira bati hahirwa uje, hahirwa uje. Icyo gihe yaraheswe n'icyana cy'indogobe, ariko icyangombwa cyane ni uko mu gihe tugomba kwakira umwami Yesu tukamuririmbira tubyina hoziyana, ni ngombwa ko tumwakira mu mitima yacu, ni ngombwa ko tumwimika, ni ngombwa yuko n'ubundi twemera kumukurikira. Icyo nicyo gisobanuro n'ubundi cy'umunsi wa mashami. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero twahawe umugisha wavuye mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu rero yabashije abigishwa be ababaza ati ariko mugira ngo ndinde? Noneho ntabwo bari bamusobanukiwe. Birashoboka ko natwe twaba turi abakristo b'igihe cya none tudasobanukiwe uwo twize, tudasobanukiwe ko Yesu kuba ari Kristo bisobanura ko yasizwe nk'umwami nyawe mu izina rya Yesu Kristo, tugasenga, tugahabwa ubutware nk'abana b'Imana, tugahabwa irangamimerere nk'abana b'Imana. Bityo rero ni ngombwa cyane, ntabwo tuba tukiri abacu, ahubwo duhagarara imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Duhagarara imbere y'Imana tukemerera Imana ikatugenga. Noneho dusenze mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'uwo nguwo, mu yandi magambo nuvuga ngo tuba twaretse ubushake bwacu tugafata ubushake bwa Kristo. Icyo nicyo gisobanuro cy'ibihe turimo bya Pasika, ni ukugira ngo dusobanukirwe abo turiho, dusobanukirwe ubutware twahawe nk'abana b'Imana, kandi dukurikire umwami Yesu. Twe gukurikira ibitekerezo byacu, twe gukurikira imihango uko yaba imeze kose, ahubwo twumve ko tugomba gukurikira umwami Yesu, kuko niwe mugisha twahawe wavuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero wibuke ibintu bitatu byangombwa cyane. Icya mbere, uzirikane ko iyo wakiriye Yesu Kristo ukamusobanukirwa, ukamusogongera, icyo gihe imbaraga z'umwijima ziramenagurika, maze kandi ubwami bw'Imana bukaza ahantu uri. Ubwami bw'Imana bukaza ahantu uri kubera iki? Kuko wasobanukiwe Kristo, wamwakiriye, wamusogongeye. Icyo gihe rero imbaraga z'umwijima ziramenagurika, maze ahasigaye rero ubwami bw'Imana bukaguma ahantu uri. Hano muri Matayo igice cya 16:13 ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo abaza abigishwa be. Ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe aho ngaho i Kayisariya ya Filipo ntabwo hari ahantu horoshye, ni ahantu hari akarengane. Namwe murabizi Kayisari, kuko icyo gihe niwe wari umwami, ndetse abantu bagombaga gusuhuzanya, Kayisari yubahwe n'ibindi ngibyo. Ariko umwami Yesu Kristo niyo mpamvu yabashije bari aho ngaho i Kayisariya ya Filipo kugira ngo ababaze bo bamubona nkande. Petero aravuga ati uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Nuvuga ngo uri umwami, nuvuga ngo wowe cyangwa se mwebwe. Nuvuga ngo yamushubije mu mvugo igaragaza ko ari umwami, ari umwana w'Imana ihoraho. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ubwami bw'Imana bwabashije kugaragara ndetse buboneka i Kayisariya ya Filipo. Kubera iki? Kuko
Yesu yarahari, ari Kristo, ari umwami w'abami, ari umutambyi nyawe, ndetse ari umuhanuzi. Ntabwo yaje ngo akore nk'abandi bahanuzi. Abandi berekanaga inzira umuntu yanyuramo agahura n'Imana, berekaga abandi ibyo bagomba kwitandukanya nabyo, ariko araza ati nige nzira. Abandi bazanaga ubutumwa bavanye ku Mana, ariko araza ati nige butumwa. Kubw'ibyo rero Petero yasobanukiwe ko Yesu koko yaje ari Kristo, nk'uko ibyanditswe ndetse n'ibyahanuwe bimuvuga. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero umwami Yesu Kristo nawe yaramubwiye ati umva rero nkubwire, urahirwa. Umurongo wa 17 Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Namwe bene Data murahirwa. Urahirwa niba wizera ugahamya kandi ukatura ko Yesu ari Kristo. Maze ati rero kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye, nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Urutare ni Kristo. Nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kuri uko kwatura, kuri uko guhamya kuri Kristo, maze imiryango y'ikuzimu ntabwo izarishobora. Nidushinga imizi muri Kristo, nitumwikomezaho, tukumva ari utugenga, tukemera akatuyobora, tukamukurikira, tukamwakira, tukamwimika, imiryango y'ikuzimu ntabwo izadushobora. Imana ishimwe cyane. Arakomeza arambwira ati umva rero nguhaye imfunguzo. Haleluya. Nguhaye imfunguzo, ni ukuvuga ngo icyo uzahambira mu isi no mu ijuru kizahambirwa, icyo uzahambura mu isi no mu ijuru kizahamburwa. Kubera iki? Kuko yategerezwaga kugira ngo asenge bigendanye no gushaka kw'Imana, bigendanye no gushaka kwa Kristo Yesu. Kubw'ibyo rero nusogongera kuri Kristo, umenye ngo ubwami bw'Imana buzaza aho uri. Icya kabiri rero, iyo usobanukiwe Kristo ndetse ukamwakira, ukamusogongera neza, imbaraga z'umwijima zirahunga. Ikindi kandi ubwami bw'Imana noneho bukaza muri wowe. Ubwami bw'Imana bukaza muri wowe. Kubera iki? Kuko noneho uyu nguyu Petero amaze gusobanukirwa Kristo, amaze gufashwa n'Imana, akabasha gutanga igisubizo umwami Yesu Kristo yarategereje. Icyo gihe ubuzima bwa Petero nawe bwarahindutse. Kubera iki? Kuko yabashe gusobanurirwa ibyo yemererwa nk'umuntu w'Imana, ibyo yemererwa nk'umwizera ndetse nk'umwigishwa wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero nitusobanukirwa Kristo, tugasobanukirwa icyo yaje gukora, tugasobanukirwa ko ari we rubyaro rw'umugore, ari we rubyaro rw'umwari, ari we tugomba kwizera, ari we tugomba gusenga mu izina rye, byanze bikunze natwe ubwacu ntabwo ahantu turi hazahinduka gusa, ahubwo natwe tuzahinduka, natwe tuzakomera, kandi nitumara gukomera dukomeze n'abandi. Icya gatatu rero, numara gusobanukirwa Kristo, numara kwakira Kristo, numara kumusogongera, n'ubundi imbaraga z'umwijima ziramenagurika, maze ubwami bw'Imana bw'ahazaza bugatangira kwigaragaza na n'uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 20 umwami Yesu Kristo arababwira ati umva rero mwe kugira uwo mubwira ko mwari muri kumwe na Mesiya, mwari muri kumwe na Kristo. Kubera iki? Kuko umwami Yesu mu minsi itambutse yari amaze n'ubundi kuzura Lazaro, kandi babonaga nyine koko ari umwami. Ariko icyo gihe ntabwo bagombaga kugira ngo baburizemo ibyo umwami Yesu yagombaga gukora nka Kristo ku musozi wa Karuvari. Yagombaga kudupfira ndetse akazuka. Ntabwo bagombaga kuburizamo ibikorwa byo ku musozi wa Yona, aho bagombaga guteranira bakavugana ibyerekeranye n'ubwami bw'Imana iminsi 40. Iminsi 40 amaze kuzuka. Amaze kuzuka yaje kugendana n'abigishwa, baragenda bajya Emausi, nyamara ntibamusobanukiwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo uyu munsi dusobanukirwe Kristo, tumwakire kandi tumusogongere, kugira ngo tugire ubwami bw'Imana ahantu turi, tugire ubwami bw'Imana muri twe, ndetse ubwami bw'Imana bw'ahazaza bubashe kwigaragaza. Niyo mpamvu abigishwa bavuye ku musozi wa Yona bagiye mu cyumba cyo hejuru kwa Mariko bakomeza gusenga. Kuko bafashe umwanzuro. Ntabwo byari byoroshye icyo gihe, nta nubwo byari byemewe ko bahurirayo bagakora iteraniro, ariko bafashe umwanzuro barasenga. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Iyo usobanukiwe umugisha wahawe rero wavuye mu ijuru, Yosefu yasobanukiwe umugisha yahawe wavuye mu ijuru. Yasobanukiwe yuko niyo yagenda muri Egiputa akagenda nk'imbata, ariko ubwami bw'Imana bukagendana nawe, ntacyo byaba bimutwaye. Ndetse Mose yasobanukiwe ko nasohoka kwa Farawo, agasohoka ibwami, akareka ibyiza by'ibwami, akagenda mu butayu kuganira n'Imana,
azagendana n'ubwami bw'Imana. Icyo nicyo Dawidi yasobanukiwe neza. Dawidi yasobanukiwe ko ubwami bw'Imana bubanye nawe ashobora kurwana na Goliyati akamunesha. Uyu munsi dusobanukirwe yuko ubwami bw'Imana nibubana natwe. Elisa niyo mpamvu yari ari guhinga, umunsi umwe asiga amasuka yose, asiga ibimasa, akurikira Eliya wahigwaga ngo bamwice. Bishatse kuvuga ngo Elisa nawe ni nkaho yari yitanze ngo apfe. Burya hari abantu bitanga kubw'umurimo w'Imana, hari abitanga kubw'abakozi b'Imana, hari abitanga kubw'Itorero. Elisa yasobanukiwe yuko nagendana na Eliya ubwami bw'Imana buragendana nabo. Niyo mpamvu bariya bene data bo i Babuloni, inshuti eshatu za Daniyeli ndetse na Daniyeli, basobanukiwe ko nibinjira no mu itanura ry'umuriro n'ubundi ubwami bw'Imana burajya mu itanura. Kubera iki? Kuko umuntu ufite Imana yinjiye mu itanura, ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana bwinjiye. Imana ishimwe cyane. Esiteri rero yasobanukiwe ko impamvu ari ubwami bw'Imana bwamusanzeyo, maze amenya icyo gukora, aritanga kubwo gukiza bene wabo. Na Pawulo ni uko nguko, n'abandi bose Imana yisigarije kandi mbayisheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu munsi musogongere ku mugisha twahawe wavuye mu ijuru. Uwo niwe Kristo, niwe gisubizo cy'ibibazo byacu byose. Ibibazo byo mu buryo bw'umwuka birimo birakwirakwira hirya no hino ku isi, ndetse nta n'umuti ushobora kuboneka keretse Kristo wenyine, keretse iyo umwakiriye ukamwimika, maze ubwami bw'Imana bukagumana nawe. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu rero, kugira ngo muri ibi byumweru bibiri tugiye kumara turi imbere y'Imana, tugiye kumara n'ubundi dutegereje uyu Kristo ko azazuka. Mureke tumwizere, twe kumera nk'abari abantu b'i Yerusalemu bamwakiriye bavuga hoziyana, maze nyuma y'iminsi mike itageze ku cyumweru bahindura rwa rurimi rwabo, baravuga ati mubambe uturekuriye Baraba. Mureke twebwe twakire Yesu, tumukurikire, tumwimike kandi tumunambeho, twe gutatira igihango ndetse twe kujya kure ye, ahubwo dutere intambwe tunezererwa umugisha twahawe wavuye mu ijuru. Pawulo umukozi w'Imana ati nahisemo guhomberwa iby'isi kugira ngo ndonke Kristo. Muri iki cyumweru mureke duhomberwe ibindi, ariko turonke Kristo, kuko yagambiriye kutugirira neza. Hari ibisubizo umwami Yesu Kristo ashaka kuduha muri iyi minsi ya Pasika. Tube maso rero, tumusobanukirwe, tumusogongere kandi tumwimike kugira ngo abe umwami wacu. Dusenge Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe himbazwe, uhabwe icyubahiro Mana, agakiza kacu waduhaye Yesu Kristo, maze ngo umwizera wese ntago arimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ndagushima no kubwo ijambo ry'uyu munsi, ndagushima kubwo guhamya no kwatura kwa Petero, kandi natwe turashaka kugera ikirenge muke kugira ngo dutahukane intsinzi ndetse tugire ubugingo bunesha. Muri iyi minsi tuzirikana mwami Yesu ko waciye mu mibabaro ukatwitangira ukazuka, kandi ukaba uriho ndetse ukazagaruka gutwara itorero abakwizera. Habwa icyubahiro mwami wacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.